Hanyotsa. Mana Ibi byambere n'ibyo banza kubirya ibintu byo kuvangwa ngoferi Chamos. ako si papa waje urekcha nawe usikuje kuri bitafake ako kafika nahiye ko Tuza amavuta tuza kibango cyacu kiratuye gara kuja gusipa have mafuta mu twe dufite kategori suhara sente cyangwa ubwo nimba ndi umusazi ndyara umusazi oya warasaze we kondenza ahubwo ibirungo by'ibisazi byanjye byakuje yesu we ndi buri umusazi ndi gisazi kazi rebe usibye byose ukizemo birashya kizimo byinshi iriya yose ndabanza nyirye umukaraza kubyisigaye Yesu kirwanye n'uburyo ifite ya mbere papa ibyo ngibyo nkore uni twavuze kujya kuri mama byahireye sinamubonye se nese yo nakubyara yari kubashira wande Yeshiro wanje ni uri wunzu banza kujya ya mbere aya papa mbabarira papa banzije je guhahira mama Yesu iryo bwiza umbonye mu nyoko ako nakona mama kwa Yesu kutunyisha imbere nte kongeza uretse mbongeza akuse bundi wageze ngo ni mu cyaro cyari wari munahuhama ikari ngabura n'intuza n'iziki icyo urabona byaka iyo byakumura uzamuka no hejuru sha papa umbabarire ura muhungu naza n'usibye ndakuzi mutanyirwa hita ngo ngagacupa ngiki ahubwo nataza ni chesi ntiyinjire ubwo zarazana ibitama bisaje ngiye kumubwira byiherese Imana none se bamubwira none se arazana n'ikimwe gusa ubwo sarazanye abereka ngiye muri dushe ino firi akuse yiga n'ibyo yamuri dushe nacyo byarura n'ibyo kibazo Tapa sinakwizera no kukumana no kufiri Chawanse kiganza cyacu kiba kiri mu buriro do ndatsa bikagurumana Datsko kumara se hari muziko reba urabona se nta wakije reba wakije umuriro ubu namukanya shiro wanye nazura wazi ndawumwakirizaho da Yesu hey Sake sini mungu muze bongari we nanjye se wowe hega buriya niyo mpamvu byari umukobwa w'ikibonke wese uri bongari reba ndo dufite yihinda umvinda wavuye mu kisa simunda kandi abana ese waramwise sinakubikije mama se akakubita wagira ati mu nahagurutse heza abasore beza ubwo yishwe n'inzara aya naga n'umuzimu n'umuntu afite igifu ese umuzimu ava mazima akaza gutera mu ese nimba inda yarumanye n'umugongo urumva ari umuntu ambabariya cyane ndakubwira ngize kabanze gashye nkumve kuko ndabizi ubwo ngubwo abakobwa mufite ubushyuhe wahita uvuga uti nakiwe ntarakora cyangwa ahubwo wowe n'indaya abakobwa se bagira ariko papa nawe urabizi ko ari joke nawe urabizi reka ubusi nakwita papa indaya n'abakiriya bazo cyangwa bari ukaje turi gukunda kuva cyane urumujama na mbere yose nakubwiraga kwa Jeza nta mugabo w'indaya ubundi abagabo n'abakiriya bazo n'abakiriya bazo ni ukuvuga mwebwe mwese muri zo ndetse n'umwana wawe ni indaya ubwo niba ndi indaya ari wowe wambyaye nawe uri indaya ngabo nta ndaya ngabo ibaho abagabo n'abakiriya ubwo ndi indaya nawe waba ukuri papa subiramo nta mugabo w'indaya ahubwo abagabo n'abakiriya bazo ubwo nawe bakakira b'indaya umva yewe papa ntunsebye rwose sheri wanjye nazi umbabareye cyane wumva niba katifite ngo kagukure muri geto to wapi ndagakatira wese uko wambyaye waba ari wowe yinkuramo ku kinyikurwamo n'umugabo none se ntiwashinye kuba muri geto ntabwo uzi igipangu mfite ntukizi ugaruka mu rugo okay wotaha rero wikomeza ngo kurindira ngo shiri wanyangaraza no inzoga muramwakirizaho mu mbanze ngifirita nese ushaka guhifirita uwo muhungu mbere yanjye yo nakubyara se umva we yo nakubyara ndayimuha mbere yawe ahubwo narwana ikoraho ubwo noneho wowe wibeshye unakorewe noneho wereke ko ndi so niba ushaka kuba mukuru ubwo bapapa mba umwana njyara basi nzajya muri geto nihigira uze kunteza hindura nansonga umva uribuka amezi nishyuye geto ujya wanyishyura geto cyagiye
ako kwezi ni ukwa gatanu ibihumbi bibiri wampaye si ibihumbi bibiri byishyura inzu wampaye ngo bihahishe ntabwo byaravuye ibyo kurya hoya ndaguha nandi mwana wanjye hatazagira umuhungu ugusuzugura ndaguha nandi ni ukubona neza yewe cya papa nakuze ndibashimira mwiriro imitwe yawe ni iya kera wenda kuza tuyihindura ino firiti tuyihindura uri gukora mu mavuta urashya oya cyo twebwe turakomeye na wa muriro bavuga w'Uwiteka twe ni wadukoraho ibishira turabifata gutya tukamatira gutya nta kibazo twebwe umuriro dufitanye isano nawo cya papa nawe wanse umubusheri wanjye ahindutse agasanga ahita ufite papa w'icyuma papa ufata umuriro ntaki umugerageze ahubwo yahita anambenga umugerageze niba ushaka kumenya ko ari umuriro kuko wajya no mu rugamba rwanyu aho uti nimba wancungura mu muriro fata igishirira hariya urebe kagita ubikore ku bwenge twebwe rero abantu ba kera turemye mu byuma dufata umuriro gutya tukawujegeza tukakiriza ikara mu ntoki rikaka umuriro ugacumbamo nk'ikibiri ahubwo watuma mbura umugabo mbimubwiye ahita agira ubwoba anakubonye urifata ahise avuga kuri iyi ngingo umva bahita umubwira uti numbenga noneho bazakwakirizaho umuriro noneho yaba agira ubwoba ukamuhabya ukaza ukamwakirizaho umuriro gusa muhabisha urugo rwacu rwaba rwaba mwana wa umuhungu wamutekeye ifiriti nziza ese wahita kwica gusa wowe papa uretse nyine siko yahiye wa akuse wumva iki akuse ko ntabwo hafite ahantu hita uretse maze numve ko yahiye ugahereza mu ntoki niba uri umugabo se gatamiye ndagira numve ko yahiye iyo yahiye wiyumvira mu ntoki urumva wiyumvira mu ntoki ikigabo cy'igisabo ngo cyabariraga inyama ku mugozi ahubwo ikigabo cy'igisabo cyabariraga ifiriti ku mu mavuta wa mungu tugiye kumwakira neza sheri wanjye arakubaje gusa ararya iki duke guze sheri wawe na so ninde ukomeye sheri wanjye siko yampa ibyo utampa sheri wawe na so yaguha ibyo ntaguha ariko kuteje agaciro ko nakubyaye wambyaye se wampa ibyo sheri wanjye yampa ikigabo cy'igisamba cyabariraga ifiriti mu mavuta kabisa we hose ukuntu kameze sapa ngeranye memera ninavuga ako nashita utaha sibyo mbabona utaha pe nta ifiriti nayimaze inyuma rema nyine utaha ntareba shirwanye tagusanga wansebya we wakubana inyuma ndi bagira batya uri guhengeka kora amaso uko wigenza uretse turi mu kizami turi mu kizami ariko koramo wavuga barabara ufite intoki nk'izase akira abana bashaka cyane ikipe zakemeza ndakubonye uriya ndakubonye nawe uri nka so sha nka so pe baribyaye ndaje uraje uretse nanjye bekitabakije kabiri cyo papa shagirira inda weze ufite umugongo ndawufite nyine ntabwo araza reka tuba tuzitetse tuba tuzitetse gusa turazitetse cyangwa turi kuzirya uri kuzirya nawe ndetse bateka ngo bagere gute si ukugira ngo barye none ufite ngo ifiriti iravura amavuta uri kwirira amavuta ngaho urya ntari uribonetse mu mavuta aha ngaha urumva ubundi ujya wumva bya bindi abarokore bigisha umuntu afite amavuta ni nk'aya ngaya mfite mfite amavuta ashaka azi wowe agomba kwera ubu si umukwe yandika agaciro ushye umva shaka mwana wa kambe ngiye